Ladies and gentlemen, what's up Rwanda? What's up Kigali? My name is Vincent. Ishyano ryaguye mu karere ka Nyanza. Umuhungu n'umukobwa barasohokanye bajya ku mazi muri pisine, ariko ibintu bije kubera muri pisine nagahomamunwa biteye ubwoba bitewe n'ibintu bapfuye. Mbaza uti byagenze bite? Ese ubundi bapfuye iki? Niki cyabaye ahantu muri pisine? Ahangaha polisi yaje ije gukuramo umurambo w'umukobwa kubera ko yari ari kumwe n'umukunzi we, ariko umukunzi we ngo yarashaka ko bakorera byawuncenge ibikoza soni muri pisine. Umukobwa arabyanga, hanyuma umuhungu aramurohara dubika amuheza umwuka ari mu mazi. Ibintu byabaye mu karere ka Nyanza rero biteye ubwoba. Uyu muhungu yamudubitse, arangije kumudubika aragenda arangije kwambara arigendera, ariko abantu bakomeza kubyibazaho atese umuhungu ko yari kumwe n'umukobwa bakundana, bari kumwe muri pisine akaba avuyemo wenyine. Ngubu koko wa mukobwa arengeye he? Murabeze rero amazi akomeze cyangwa se amazi wayanyweye ukayahaga ntabwo uhita ujya hejuru ako kanya. Abantu bahise batangira kuza ku mpande z'iyi pisine barashungera, baravuga bati ibyari byo byose wa mukobwa ushobora kuba asigaye mu ngomo. Ati none se tuvuge ko yagiye tukaba tutamubonye agenda? Nguko rero inkuru zatangiye gukwirakwira ubwo umukobwa yapfiraga muri aya mazi. Gusa uko babivugaga umusore we arimo agenda cika kugezana n'isaha ntago araboneka, kandi ibi byabaye ku munsi w'ejo. Ukibaza uti none se uyu muhungu arava hehe? Iri shyano yagushije, iri shyano yakoze muri aya mazi muri pisine y'abandi ya hoteli bari basohokeyemo. Ubu ngubu koko abantu barabyifatamo bati, abantu be bakomeje gushungera bagiye kubona babona umukobwa yatangiye kuririmba hejuru, bahita batangira kwirukira mu maze gutyo. Bitabaza inzego z'umutekano ziraza nazo zihura n'agahomamunwa byabereye muri iyi pisine y'iyi hoteli. N'agahomamunwa numbaze ngo uyu musore yishe hehe, ariko kuva ejo kugezana n'isaha ntaraboneka. Bivuze ko hari ibyo yakoze yari yabipanze. Tekereza nawe umuntu urafata amafaranga ye menshi cyane agasohoka muri hoteli agasohokana n'umukunzi we, ariko ibintu bakaza kubipfira mu mazi. None se yari yabuze ahantu abikora muri loji muri hoteli, buri yajya kubimusabira ahangaha mu mazi koko? Uyu mukobwa rero yabaye intwari, yabaye ikimenya bose nubwo yapfuye, ariko nanone yanze kwishyira ku karubanda. Murabyibuka mu myaka yatambutse hari abantu bigeze kubikorera n'ubundi mu mazi, abo babikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga, ariko umukobwa yavuze ati njye sinkeneye kujya ku mugaragaro ku karubanda nambaye ubusa mu mazi arimo no gukora ibintu. Ati tugende tubikorera hariya mu nzu muri hoteli twishyuye, n'ubundi dore turanararamo, rero winsabira ibintu ahangaha. Uyu musore rero yahisemo guhita yica umukobwa amuziza yuko amwimiye mu mazi. Mu nyumvire namwe ku karubanda, mwa basore mwe mutereta, mwa bakobwa mwe muteretwa, aha nizere ko mubonye isomo. Ubu se wa muhungu kuko wasabiraga ibintu mu mazi kugira ngo bigende bite? Wagiraga ngo mushyire ku karubanda mwiyamamarize ku karubanda koko mu mazi koko? Kandi murabizi by'izi hoteli ziba zifite umutekano uhambaye kandi zinakomeye, ndetse no ku mpande yewe haba hariho abantu bari kwifotorera. Ibaze bagufotoye rero gukora ibintu mu mazi, uri umukobwa w'u Rwanda, uri nyampinga w'u Rwanda, ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, ndetse yewe ufite icyubahiro mu gihugu cy'u Rwanda. None se ari wowe wabyemera? None se mbwira, umukunzi wamusohokanye mwagera ahantu mugomba kuri iri si akakubwira ati vamo imyenda hanyuma nikora ibintu, wabyemera cyangwa waba intwari nk'uyu mukobwa nawe ukavuga uti ibintu sinabikora kuri aka karubanda? Ngaye nguko rero umukobwa w'umunyarwandakazi wakomeye ku ishema rye akanga kwisebereza ku mbuga nkoranyambaga, akavuga ati ndakwimye kora icyo ushaka. Ariko umusore nanone ho ari we bagambiriye kuba yakica umukobwa, yamunigishije amazi, yamucuritse mu mazi amuhezamo. Umukobwa arahumeka buri umwuka, ariko n'ubundi yatabazaga niba byumve, kubera ko umuntu uri mu mazi n'ubundi yavuga ngo ijwi rye ryumvikane. Birangira amurangije gutyo, aratoroka aragenda. Kugeza n'iyi saha ntaraboneka. Umurambo w'umukobwa bawukuye muri iyo pisine, ubu ngubu bawujyanye mu bitaro, ariko nanone ubwo bari buze kumushyingura ba nyirawo ntibahagera. Ngahe nguko rero agahinda muri Nyanza, umukobwa wimye umusore mu mazi, hanyuma umusore agahita amwica.
Abaturage bo muri aka karere ka Nyanza rero bagize ubwoba bahamutse, ariko nanone cyane cyane abantu bari bari kuri iyi hoteli nibo batangiye guhurura mu ba mbere baza kureba ibyabereye ahangaha. Gusa babishidikanyagaho, ntibari bazi ko nyine uyu mukobwa ashobora kuba yapfuye, ariko babyibajijeho ubwo umusore yavaga mu mazi akagenda akambara imyenda akagenda bakuniye isaha bakaba bamushaka bakaba bamubuze. Bitangira gucicikana gutyo, binyura ku mbuga nkoranyambaga gutyo, amafoto amavideo biracicikana ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uyu musore arimo arashakishwa uruhindu, dore ko uyu mukobwa nta n'icyangombwa basanze yaranafite mu byangombwa. Niba rero uyu musore yabijyanye byose kugira ngo nyine ahari bataza no kumushakisha batamenya ahantu ashobora kuba yanatorokeye, kugeza isaha ntago aramenyekana ngakomoka mu kahe karere, ngo nuwa hehe, yarafite imyaka ingahe, amazina yitwa nde. Ngaye nguko rero ibyabereye ahangaha rero nagahomamunwa mw'abantu mwe, ariko nanone ibintu bishobora kwigisha abantu benshi cyane. Abakundana basohokana mujye mwirinda ibintu nk'ibi ngibi. Njye rero ubagejejeho amakuru nitwa Vincent, reka mbisabire kunshigikira mukane kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajye nkora bizajye bibageraho mu mbere mutiriwe murabishakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.